mukuri simfite icyo navuga. Kureba Unilak igize imyaka 25 mu 1996 narindi Nairobi, twese twaragiye hanze ariho nkorera Imana. Naragiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu 1997 inkuru ingeraho, urwandiko ndarubona. Umuyobozi w'urwo rwandiko yari Jonathan Sabimana. Ari umwe muri abangaba bamaze guhabwa ingororano zo gutangiza kaminuza. Barambwira bati ababyeyi b'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi twarateranye dufata icyemezo cyo gutangiza amashuri yo gutabara urubyiruko rwacu. Dufite imyaka 6, dufite itangira, ariko abarangije uwo wa 6 ntibafite kaminuza aho bajya. Barabahatira kujya kwiga ku Isabato kuko nibo bafite kaminuza. Kandi abo bana ntibashaka guhemukira Bibiliya, guhemukira Imana. Tutireka nanone dushake kaminuza yaba bana barangije iki cyiciro cya mbere. Bati twiyemeje gutangiza ishuri ry'ababyeyi b'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, tugatangiza kaminuza yacu. Ariko ntitwari umudiventisti, si ugufata ufite PhD naba umudiventisti, ariko nanone ufite icyerekezo cya kaminuza. Bati none rero twasanze ari wowe, twumvise ko wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kandi uracyakomeye. Reba umaze imyaka 100 muri 96 sinara gasore se. Nuko ari giye mutewaruje wa mbere mu Badiventisti b'umunsi wa karindwi. Mu 1960 abazungu nibo batuyoboraga. Yaracikaga abantu bahunga, ariko abazungu batuyoboraga bari beremeje yuko Mpyisi Ezra pasitoro udufasha mu mashuri Gitwe. Abigiye Gitwe mwese ariya nige wabanje kuba umukuru mu birabura mu Banyarwanda, mfasha abazungu mbo wa kabiri kuri bo. Igihe mbabwira iby'ubwenge ntimukangisha impaka. Mwize iby'amafaranga, mwize iby'ubuhinzi, mwize ibyo korora inka. Je neza amashuri yo kwigisha abana b'Abanyarwanda. Murumva bangisha impaka, n'ubu ndandika igitabo, ibindi bisaza byarahwereye. Ndacyuzuza muri iki cyumweru gitaha, ntakibasigira. Umuntu umaze imyaka 100 yandika igitabo kubwenge buwe aba yarahunamye. Urandeba nararwaye ndamagufa, hambere hanaringiye gupfa, ndarwara ndaremba, nanira abaganga bo muri rwa Faisal nanira Tome tugi Nairobi barananirwa, ngaruka gupfa. Ntuzuze igitabo cyanjye mukitege kugeza igihe mbabara mbwira Imana ntinyica kandi nigisha ko Imana itica. Imana ikanseka iti wagisaza we urapfa uracyariho uracyariho.
ndaza imiti bampaye ibyo bambwiye ndeka ibyo bambwiye niho no kunywa none ubu narorohewe ndabasha kwigenza naraterurwaga kugira ngo nuzuze Imana nuzuze icyo gitabo kivuga iby'Imana nuko barambwira bati ese wakwemera kuza yo ibintu byerekeye amashuri ubwo ngubwo rero pfundura abazungu baba baremeje bati muri 60 bati Mpyisi Ezra akwiriye kujya muri kaminuza babibabwiye abavugiye ahangaha kaminuza zari ziriho i Butare niyo abadivantiste umunsi wa 7 bati none Mpyisi twemeje ko azajyayo nagiye ndi impunzi mpunga muri 60 barahungaga ariko najyanye pasiporo y'u Rwanda n'abana banjye bakuru bafite pasiporo y'u Rwanda nije mu Adventiste wa mbere mu Adventiste bo mu Rwanda n'u Burundi na Kongo wa mbere wagiye muri kaminuza mbona icyete cya kaminuza abatari banze nguwo Mpyisi wa mbere mu Adventiste bo mu Rwanda n'u Burundi na Kongo number 1 abansangayo nije buriza bwabo nkuko uburiza ari uburiza bwa Gasabo nanjye ndi uburiza bw'Abadventiste mwize mukajya muri kaminuza njya muri kaminuza Sorusi ndayirangiza imyaka 4 n'umuryango wanjye ntabwo twagiye muri kayimpunzi abana banjye ntibazi kayimpunzi icyo ari cyo urakinisha Mpyisi sha kandi ubwo ntabwo nagiye muri kayimpunzi nari umujyanama w'umwami Rudahigwa mba n'umujyanama wa Kigeli mbomudeba njya mu nama ya Rudahigwa injiji ntibabizi nari intumwe n'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7 guhagararira Abadventiste icyo gihe rero kujya muri uwo mwanya idini y'Abadventiste yitwaga idini y'Abahutu y'Abatindi bati Mpyisi buriya kwa hera agiye kwigira kwa ibwami bamugabira Imana mama we mpagarara Abadventiste mbahizina n'ubu ritazibagirana murumva Abadventiste baraha agashiro mwakageze ku ngoma ya Mpyisi mugira agashiro kwa Rudahigwa ahindura amayira ho kujya kwa padiri twasohotse ishuri akazi Gitwe hamwe n'umubyeyi we na madamu we Gitwe yitwaga Ibutindi ihinduka ibwami mpagarariye Abadventiste n'uyu munsi ndacyabahagarariye mu Rwanda nije nomero ya mbere bariya bose bahagarariye itorero mu Rwanda muri abagaragu banjye mubyumve abayobozi ba kaminuza muri abagaragu banjye urabona n'ubu bukagira ngo ndi igisata cy'igipumbafu nka bimwe bibyuka saa 3 z'ijoro saa 4 saa 5 wakada nicyo ryama ntinze nkabyuka kare nkatanga abandi nuko nihuse
mva muri kaminuza njya mu mahanga. Muri iki gitabo cyanjye muzasanga havuga ngo igituma mbasha kwandika igitabo ngeze muri iyi myaka nuko nabaye umucukumbuzi wa Bibiliya nyiri agahungu k'agasore, nibera mu mashuri, sinajya mu myanya y'icyubahiro yo kuyobora za inyoni na za fiyiri, reka da mujye mutinya umuntu wagize sekreteri. Nkibera sekreteri wanjye arahuga, yamara gusaza ati ndashaka sekreteri. Sekreteri suracyari umuntu uko wicaye bagahunama batyo. Jye narabyimenyereje kugeza n'uyu munsi wa none ntawumbera sekreteri. Nuko njya mu mahanga, ngiye mu mahanga nanone njya mu mashuri. Reka mbabwire, nijye watangije ishuri ry'ubupasitoro mu Kivoga hi Burundi. Ry'ubupasitoro Barundi muri aha, ababaye Burundi murabizi. Muri 64 mvuye Isorusi muri kaminuza, nijye watangije ishuri ry'abapasitoro mu Kivoga. Hari na secondary school ndi kumwe n'umuzungu witwa Udekuzi w'Umufaransa. Nyuma njya muri Tanzania, nijye watangije ishuri ry'ubupasitoro muri Tanzania. Ubundi bajyaga kwigira Bugema muri Uganda. Ababaye muri Tanzania murabizi, mu Tanzania urahungisha impaka uhaguruke. Nditangiza ikizu ishuri ry'ubupasitoro, ndahava njya muri Uganda kwigisha muri college. Abandi bajya muri impunzi, igihe nkajya kuyobora amashuri nigisha ijambo ry'Imana. Bukeye iryo shuri natangije ry'ubupasitoro muri Tanzania ikizu baryimurira Arusha. Uwariyoboraga ajya kwiga muri Amerika, bati Abatanzania bati turashaka Mpyisi. Waritangije ikizu ajyane naryo Arusha. Ndagenda ryo ryigaga imyaka 2. Abavuye muri East Africa yose n'abavuye mu Rwanda no muri Kongo nabo bazaga Isorusi. Hariri, abazi Hariri uva mu majyaruguru yaje kwigira Isorusi. Ishuri ry'ubupasitoro ry'imyaka 2 mbibamo. Bukeye ndahava, njya muri mvuye muri Kenya, mvuye muri Tanzania, nanone nsubira Bugema. Ndahaba iteka, noneho barandeba bati uyu muntu yabaye mu mashuri yayayoboye neza. None dufite itorero ry'i Nairobi ryitwa Nairobi Central Church. Ni bangahe babonye urusengero rw'i Nairobi rw'Abadiventisti umunsi wa 7? Mushyire hejuru ababonye urusengero. Nijye warutangije. Nagiye hari agasengero gatoya n'ubu karahagumye kakaba urwibutso. Nijye mwirabura wa mbere wayobora iryo shuri, ubundi ryayoborwaga n'abazungu. Nujya muri Kenya hakagira ukuvuga, ujye uvuga utundi wa Mpyisi, uzareba uko bamugira. Abajya muri Kenya murabizi mwese, uva kuvuga Mpyisi bakaguha icyicaro. Nyobora Nairobi Central Church imyaka 8 nkuye abazungu. Niho nicariye, nibwo bantumiye ngoze gutangiza kaminuza y'u Rwanda y'ababyeyi b'Abadiventisti umunsi wa 7. Maze rero ndangiza sinabona icyo mvuga. Kureba Unilak
yagabye amashami. I Nyanza haturi nimurebe uko hasa. Ndibuka hari agashuri ko muri apade twagiye kuhacumbika dufite abanyeshuri 30 tutagira direkiteri, nkaba direkiteri, nkaba umukubuzi, nkaba umuboyi, nkaba byose. Aba twatangije bamwe nabonye bahagarara ahangaha n'udusaza twububa. Abo twaritangiranye. Ababyeyi babyaye Unilak nimuhaguruke basha. Ingabo zanjye za Unilak muhaguruke, babo twaritangiranye muhaguruke. Ngabo ma. Niko yobu ntimwishimye. Kubona umusaza wanyu muri kumwe, muzi aho twavuye, muzi yo twavuye. Hariho aho twajyaga gusaba amafaranga yo kurema Unilak. Murumva abayobozi ba Unilak, attention, mwitondere biriya bigabo n'abagore bahagurutse bakoze umurimo. Turabashimira yuko umurimo bakoze muwugejeje ahangaha. Ngamije na Ruhaya nabo mufatanije, Imana ibahe umugisha. Wabyaye wabyara uri ndicyo watangije. Sinavuga itangira rya Unilak. Ubwo muri iryo shuri rya apade twarahacumbitse, nshaka kujya kwituma njya mu gasarane kabo latrine akabacukura. Nuramenyereye icyo nicaraho birashobera, mburaho nicara. Sinababwira uko byagenze, murabireba namwe ntihagiriye ikibazo. None dore Unilak mwokabya nikoye nimukebuke hejuru ahangaha. Ubu navuga iki nkareka iki? Iyo wabyaye abana ukabona bagusegasiye, hari uduhungu twanjye hariya twanazanye natwo tunsegasiye, tuntwaye mu modoka, nicaye negamye. Ni Mana ndagushimye, Mana ndagushimye ku bwa Unilak. Imana ni Imana ni nziza, sinabona icyo nyiha. None rero bayobozi ba Unilak mwokabyaramo, nimushime Imana yabahaye iri zina. Dore intore zivuye ahangaha. Unilak yasimbuye mu rukari. Unilak yasimbuye mu rukari. Ubu ndareba izi ntore nkibuka mu rukari. Unilak nayo izagera igihe yibagirane, ariko utazibagirana ni Yesu Kristo. Mumukomere mu mashyi bayobozi ba Unilak. Unilak muyihe Imana, muyihe Imana. Niyo nyirayo, si ya Mpyisi, si ya bariya abantu nahagurukije, si ya bayiyobora ubu, ni Imana. Imana yaduhaye nyakubahwa Kagame, tukaba twidagadura mu Rwanda dutya. Aho muzi turuvamo, ngushize inyota yibagirwa, ushize impumu yibagirwa wamwirukanaga. Muzi turuvamo, none nimurebe uko turudendeje i Nyanzagaye. Imana ishimwe yaduhaye umuyobozi utugejeje ahangaha. Tumusabire, tumushyire imbere y'Imana ngo akomeze kuyoborwa nayo, duhorana aya mahoro,
dukesha Imana, duhorane Unilak dukesha Imana, duhorane Mpyisi dukesha Imana, duhorane abayobozi b'u Rwanda, duhorane Imana. Imana ni Imana. Hari umwana igitwe w'uru rusengero barwubaka, amanuka hejuru yarwo wikubita hasi, imvura yari yaguye, ahakubise ikibuno harika. Arahaguruka aragenda ati Imana ni igikenya. Imana si igikenya, ni Imana. None rero bana banjye, barumuna banjye, mbabwire, igihe utaretse gukora ikintu cyitwa icyaha, icyaha, uri zero, uri zero. Usanga abantu bashaka ubumenyi bwinshi muri Bibiliya bakajya impaka iz'amadini. Urashaka iki ku madini? Urashaka iki ibyo bakora? Bari mu Isabato, bari muri ba Jeremiya, bari muri ba abura bashaka iki Imana gushakaho. Mugore uraha, mugabo uraha, musore uraha, nkumi iraha, musaza uraha. Iki Imana gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Mika 6:8 ni ukudakora icyaha. Kuki? Nongeye mbivuge, gutsinda icyaha. Iyi si igiye gushira, ubyemerewe kubyemera. Ibimenyesha Imana yatanze byose byaragaragaye. Sinava hano babwira ijambo ry'Imana. Kimwe muri byo ibimenyesha Imana yatanze, arya bayita covid cyangwa corona cyangwa iki cyorezo tuvuyemo kiracyane ariho, bakita iki? Nimubwire izina ryacyo. Inde wakimbwirisha? Corona. Corona sinyibuka ibyo, nibuka Yesu. Yewe winjyana mu kwibuka corona, nibuka iki? Yesu. Corona ni icyorezo kitigeze kubaho, nirureshesha. Umukuru wa Rona apfuka umunwa, mayibo bapfuka umunwa mwakabyaramwe. Umubaye apfuka umunwa, shebuja apfuka umunwa. Abagore bisajwe ku ntebe bakaba batugejeje ku buce, bapfuka umunwa. Abagabo bigize shefu, erega burya abagore barahora, twabagejeje kuri abagore ye. Bapfuka umunwa. Ishema ryawe riri hehe upfutse umunwa? Abasigaga iminwa yabo ngo abagabo babarebe, akawusiga akawupfuka. Yobo, isoko ryanyu rirapfuye. Corona n'abagabo pe, ikimenyetso kitigeze kubaho, kikubwira ko isi ishize. Umurusiya yateye isi ibibazo, Ukraine yateye isi ibibazo. Niko ye umwamikazi w'Ubwongereza yatanze. None tukarushya turirira Kigeli nta soni. Mbaza ibya Kigeli n'ibyo ubizi. Naramwimitse, naramuhambye. Sijya ubizi se? Arihe? None se ka Rwanda kangana urwara urakagereranya n'Ubwongereza? United Kingdom. Umukobwa yagiye ku ntebe aricara abaho, yase ibifaranga yararunze, ibyase iby'umuryango w'ibwami, none yabisize. Yesu yaje kugukiza gukora icyaha kugira ngo uzagire ubugingo budapfa. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, rugatwara umwami
rugatwara umutindi, rugatwara igikeri, rugatwara inka. Urupfu ntirunena rwo kanyagwa. Bibyawe n'iki? Icyaha. Bana banjye, dore icyiza Imana yadukora. Iyi ni Imana yaduhaye Unilak Kigali, i Rwamagana, i Nyanza. Yabahaye Mpyisi akabababwira ukuri kweruye gutsinda icyaha. Imana igiye kurema isi nshya, tukazaba muri Yerusalemu nshya. Satani n'ingabo ze bari inyuma y'urugo, bagapfa urupfu rw'iteka ryose. Imana ntiyaje kudukiza indwara, Imana ntiyaje kudukiza urupfu rwa none, kuko Yesu yakizaga abarwayi bagakira, amaherezo bagapfa. Yazuraga abapfuye, amaherezo bagapfa. None amadini menshi yayobye bashishikajwe no kuvura indwara. Eka da, si cyo cyazanye Yesu, yaje kugukiza icyaha, kuko nabo yakizaga icyo gihe amaherezo barapfaga. Yaje kudukiza urupfu rw'iteka ryose, ntabwo yaje kudukiza urupfu rwa none. Bose bararupfa, beza n'ababi. Bana b'Imana rero, icyo ndangirijeho, sinzi ko nzongera kuvugana namwe. Nararembye nkahora ndaga. Imana ikanseka. N'ubu ngubu iranseka, ndavuga ko ntamara icyumweru, ariko nishime iki cyumweru ndangiza igitabo cyanjye, aho ishakira hose zemereye ingende. None rero muri iyi si mbasezeyeho, mu isi simbasezeyeho. Ni bangahe tuzahahurira? Humurashyira hejuru, Yesu azakubabarira bya byaha ukora. Arababarira. Nzakubone mu isi nshya, uzambone. Icyo mbwira bya bihungu byanjye bitumva, nzakubona mu isi nshya, uzambona mu isi nshya. Pastor Ruhaya yambwiye ngo uyu ni umuntu mukuru muri leta, kandi ngo ni umunyarwabicuma. Uruhu rw'abicuma sha, ya baba ndakwakiriye. Dore uyu nguyu meya wa Nyanza, ya papa ni Rudahigwa Nyanza. Uzabe Rudahigwa mwiza sha, nk'uko yapfiriye u Rwanda nawe uzarupfire. Urukorere ibyiza. None rero ibirenze ibyi nukurondogora, sindi ndondogoza Mpyisi. Mbasezeyeho, tuzahurire mu isi nshya mu izina rya Yesu.